nguyu umufilozofe isigaranye. Abayahudi bemeza ko ari we ushobora kureba ahazaza h'isi akamenya ibyaho. Kaminuza ya Oxford yizemo imufata nk'ikimenyetso cy'umunyeshuri usumbya abandi ubumenyi wicaye ku ntebe zayo. Naho kaminuza y'Abaheburayi y'i Yerusalemu yigishamo yo yemeza ko ari ikirango cy'ishuri. Aravuga abakomeye n'abahanga bagatega amatwi. Kuvuguruza ibitekerezo bye byagusaba ibimenyetso washakisha igihe kirenze ibinyacumi. Ibitabo byanditswe n'uyu muyahudi ubu bimeze nk'umutungo kamere w'isi kuko nibyo biri guca agahigo ko kugurwa no gusomwa cyane muri iki kinyacumi turimo. Tekereza umugabo wanditse amateka y'ahazaza. Byemezwa ko ari wo muntu umaze kumena amabanga menshi y'uko isi iyobowe n'uko ikiremwa muntu kibeshywa. Abahanga abashakashatsi n'abarimu muri kaminuza bigisha imibereho y'isi bamwifashisha nk'urugero rudashidikanywaho. Urumva bitangaje rero. Ibyo byose biratangaje, ariko igitangaje kurushaho ni inkuru y'incamugongo iheruka guturuka mu kanwa k'uyu muhanga. Ni inkuru iri gusakara isigatuma abakunzi be bacika ururondogoro. Gusa hari n'ikindi gice kiri kumusingiza nka Mesi uje kubacungura. As a gay man, it is crucial to know the difference between stories invented by humans and reality. When I was young, I was told Umutinganyi ni iby'ingenzi kumenya itandukaniro riri hagati y'inkuru zazanwe n'abantu n'iz'ukuri. Nkiri muto nabwirwaga ko abahungu bose bakururwa n'abakobwa nkabyizera. Byamfashe igihe kinini kuvumbura ko ibi byari inkuru gusa zazanwe n'abantu. Ukuri ni uko bamwe mu bahungu bakunda bagenzi babo. Naje kwisanga rero ndi umwe muri bo. Ni iby'agaciro kwakira ukuri nk'uko kuri, nubwo byaba binyuranye n'inkuru abantu benshi bizera. Bijya gusa nk'uko abantu benshi bavuga ngo hari urugabo runini rukomeye rutuye mu kirere ngo rurakara iyo abagabo babiri bakundanye. Rwose iyi nayo ni inkuru abantu bafindafinze. Mu by'ukuri abagabo babiri bakundanye ntihagire ubangamira undi. Ni ikihe kibi kibirimo? Uwo muntu wumvisha uri kuvuga ni Dr. Yuval Noah Harari cyangwa Professor Yuval Noah Harari. Ni umuyahudi wavutse ku ya 27 Gashyantare mu mwaka w'1976. Nta mugore nta n'umwana agira, ariko afite umugabo. Umugabo we yitwa Itziki Yahav. Aba bombi basezeranye kubana mu mujyi wa Toronto, ni muri Canada. Babikoreye imbere y'imbaga n'imbere y'amategeko nta rwikekwe. Bati guhera ubu wowe Yuval Noah Harari umbereye umugore. Undi nawe yungama ati wowe Itziki Yahav umbereye umugabo. Hari abavuze ko Yuval Noah Harari yashakaga kumva ikiva mu kanwa k'abatuye isi ku ngingo y'ubutinganyi. Inyamara mu minsi yashize umunyamakuru James Campbell Gordon yaramuhamagaye ngo amubaze uko ubuzima bwe bwifashe muri iki gihe cya COVID-19. Umva ikintu Yuval Noah Harari yahereyeho. Well, I'm doing fine. My husband is okay. My family is okay, but my country isn't okay. The situation, both medically and politically, is going really from bad to worse. Kuko ibijyanye n'ubuzima na politike biri kuzamba. Ati umugabo wanjye ameze neza, kandi nawe ni umugabo. Banyafurika bene mama, nimuze tuganire ku nyifato ya Dr. Yuval Noah Harari, usanzwe ufatwa nk'umunyabwenge isi ifite. Turaza kwibanda ku bitekerezo bye byihariye ku ngingo nyinshi. Turanareba inyandiko ze zamugize ikitabashwa akaba n'igiti cy'inganzamarumbo mu by'ubumenyi. Si ibyo gusa ahubwo mureke dutangire. Ubundi byose byatangiriye mu gace ka Kiryata ho mu karere ka Hefa, ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Israel. Ubwo mu 1976 umugore witwa Shlomo yibarukaga akana k'agahungu, maze umugabo we Pinina Harari agahita akita Yuval Noah Harari. Uyu mwana ku myaka 3 yatangiye ubwe kwiyigisha kwandika. Papa we na mama we bari bafite akazi ka leta, ntibamuboneraga umwanya uhagije wo kumuganiriza, kandi yari abyirukanye amatsiko adasanzwe ku buryo yabonaga numva. Mu ishuri ho yari mutarushwa kuko mu ishuri rya Lawobeke ryakiraga intoranwa muri Hefa, yahandikiye amateka yo guhiga bagenzi be. Ku myaka 17 yakiranwe ubwuzu muri kaminuza y'Abaheburayi y'i Yerusalemu, ubasigaye yigishamo. Nyuma yo kuharangiriza icyiciro cya kabiri cya kaminuza, yuriye inyoni yaremwe na muntu yerekeza mu Bwongereza. Noneho yari agiye muri University y'Igitangaza, Oxford University. Kuri campus yayo iri mu mujyi rwagati wa Oxford yitwa Jesus College. Ibintu byari bimuraje inshinga muri ayo mashuri yose yazungurukagamo ni ibibazo byamuhoraga mu bwonko. Yahoraga yibaza ati ese ubundi umuntu yaturutse he? Kuki umuntu ari ugenga isi? Ni iyihe sano ya muntu n'izindi nyamaswa? Ese iby'isi n'abantu bizarangira gute? N'ibindi. Ibyo byose nibyo byatumye ahitamo kwiga isomo ryari kumufasha kwisubiza ibyo bibazo byose n'ayo matsiko ye. Amateka. Yumvaga ko kwiga ubuzima bwa muntu ahereye kera bizamufasha gusobanukirwa ukuri kwa muntu wa none, maze agahita abona ishusho y'umuntu w'ejo hazaza. Niko siyansi y'amateka ikora. Yuval Noah Harari agihinguka muri kaminuza ya Oxford yahasanze umusaza washobora kumusubiza bimwe mu bibazo byatumaga atagoheka. Ni Dr. Jared Mason Diamond.
uyu musaza nawe mu kindi cyiciro cy'ubumenyi kuko impamyabumenyi ze yazikuye muri kaminuza zidashidikanywaho Harvard na Cambridge. Yemeje isi ko ashoboye mu mwaka w'1991 ubwo yasohoraga umuzingo w'igitabo cy'impapuro 364 yise The Third Chimpanzee, The Evolution and the Future for the Human Animal. Muri iki gitabo harimo ibisubizo byinshi kuri bya bibazo bya Yuval Noah Harari. Uyu musaza ari mu bantu bemeje isi ya none ko tw'abantu dufitanye isano rikomeye n'inkende, inguge n'ibindi bisabana. Ni nyuma y'uko umushakashatsi Charles Darwin yadukaniye iki gitekerezo mu kinyejana cya 19 mu nyandiko ye On the Origin of Species, agahabwa urw'amenyo na benshi. Yuval Noah Harari amaze kubona ko Diamond afite akanunu ku matsiko ye, yadukiriye inyandiko ze zose arazisoma kandi yiyegereza uyu musaza mu mihuro myinshi. Aha muri Oxford Harari yaherekaniye ubudasa kuko mu masomo ye yagiye abindashyikirwa bidasubirwaho. Mu 2002 yeguye ikaramu yandika inyandiko yise History and I. Akanama k'abadogiteri muri Oxford University kahise kanzura ko bidasubirwaho kamuhaye impamyabumenyi isumba izindi ku isi, PhD. Gusa yasohotse yumva afite ingingimira kandi yumva ibyo yigishijwe bidahagije, maze atungurana avuga ko agiye gukomeza amasomo azwi nka postdoc. Ubwo ni ukuba ufite impamyabumenyi y'ikirenga doctorate ugakomeza kwiga amasomo kandi yerekeranye n'ubunyamwuga bwawe. Aha ni wabona impamyabumenyi uhabwa uretse kwitirirwa ubushakashatsi cyangwa yandi mashema. Mu 2005 noneho Yuval Noah Harari nibwo yavuze ko afiningije imyigire ye. Yari arangije ari umuziranenge nk'abandi batagatifu bose mu dushami nk'amateka y'isi, amateka y'igisirikare, filozofiya, ugateranyaho n'amasomo y'ibinyabuzima, biology. Aya yarayigishije. Kaminuza y'Abaheburayo y'i Yerusalemu yari yarizemo akiri muto, yahise imutumaho inamwinginga ngo ajye kwigishayo. Gusa Oxford n'izindi kaminuza nabo bamutegeye umushahara utubutse. Nk'uko nanjye nabigenza, yahise ajya gutanga ubumenyi mu gihugu cye cyamubyaye. Kugeza ubwo isi yamufataga nk'abandi bagabo ujya ubona aho utuye. Mu 2011 nibwo yiyeretse isi. Muri uyu mwaka yasohoye igitabo kidatangaje ahubwo gitangaje cyane. Ni igitabo yise Sapiens, A Brief History of Humankind. Perezida Barack Hussein Obama ayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise agitumizaho hute ngo agisome. Ni nyuma yo kubwirwa ko gikungahaye ku bumenyi bw'imboneka rimwe. Bill Gates wari utunze kurusha nge nawe n'abandi bose bari ku isi, nawe yabwiye abamucungiraga imari gukoramo bagashyira Yuval Noah Harari, maze nawe akabahereza kopi y'iki gitabo. N'ibindi bikomereza byakiguze nk'abagura amasuka yegereje ubushagasha. Bidatinze kopi miliyoni 18,500 zari zimaze kugurishwa. Abahanga n'abashakashatsi bihutiye kugisemura mu ndimi zivugwa iwabo, maze gisemurwa mu ndimi 60 mpuzamahanga. Mu Bwongereza bahise bagiha igihembo cy'igitabo gihiga ibindi. Cyahise nyuma cy'ibigitabo gihiga ibindi ku rutonde rwa New York Times. Ku rutonde rwakozwe na Sunday Time nabo babuze ikindi gitabo kigihiga. Ese ubu iki gitabo cyanditswemo ibiki ku buryo abantu bose bagishagarira? Sapiens, A Brief History of Humankind ni igitabo cy'impapuro 443. Iki gitabo gikubiyemo amateka yose ya muntu kuva atangiye kumenya gutekereza kugeza muri iki kinyejana cya 21. Byose mu ncamake. Gusa ibi ntibitangaje. Igitangaje nuko iki gitabo gikusanya ibimenyetso bihambaye by'ibisigaratongo, kikongera no gusesengura buri gisekuru isi yagize kandi mu buryo bukurura umusomyi. Kibitseho ubundi budasa bwo kwerekana intambwe yose muntu yateye kandi mu buryo yaboneye ibimenyetso siyanse yemera. Mu nteruro imwe twavuga ko iki gitabo wagisoma maze ukabumenya amateka yose ya muntu, Homo sapiens, kuva mu myaka 70 mbere ya Yesu kugeza ubu tuvugana muri iki kinyejana cya 21. Mu yandi magambo make, Yuval Noah Harari yanditse ko umuntu yabayeho ariko akabanza kugira impinduramatwara mu mitekerereze, cognitive revolution, hari mu myaka 70 mbere ya Yesu. Ngo umuntu amaze kurusha izindi nyamaswa gutekereza no gufata ibyemezo, noneho yagize impinduramatwara mu buhinzi, agricultural revolution, ni mu myaka 10,000 mbere ya Yesu. Nyuma y'uko umuntu avumburiye guhinga kandi bikamuteza imbere, noneho mu rugendo rwe yateye indi ntambwe yo kwishyira hamwe no kurema umuryango mugari, unification of humankind. Ibyo noneho bimaze kurangira kuva mu 1543 kugeza muri iki kinyejana turimo, noneho umuntu yagiye mu yindi mpinduramatwara yise scientific revolution, aho siyansi igena iterambere maze tekinoloji nge nawe tuziranye igatuma unyumva tutaziranye, tutaranahura. Munyihanganire iby'iki gitabo tubireke bizatuzindure. Mu gihe abatinda gusoma bari batararangiza gusoma iki gitabo, Yuval Noah Harari yongeye kumera nk'ukubitesha isi yose nkuba, maze mu 2015 asohora ikindi gitabo noneho cyaciye ururondogora isi yose. Nanumvishe Ismail Mwanafunzi yifashisha imirongo yacyo mu biganiro nakwita bibyara by'iki. Ni igitabo yise Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Ni igitabo cy'impapuro 448 aho noneho uyu mugabo yadutse yandika amateka y'ahazaza. Bwari ubwa mbere hari umunyamateka wandika amateka y'ahazaza,
kuko njye nawe twakwemeranya ko amateka asanzwe yibanda ku hashize. Muri iki gitabo Yovano hararasesengura ubuzima bwa muntu, iri koranabuhanga dufite, politike ya none, uko ubukungu busaranganywa, uko ikintu cy'agaciro ari amakuru, maze ibyo byose akabyifashisha mu gushushanya ishusho y'ejo hazaza. Ushobora kumva ari ukwigiza nkana, ariko imyaka ishize cyanditswe hamaze kuba byinshi yakomojeho, ku buryo yaba ari umunyedini aba yaraje kwaka amaturo nk'abandi bahanuzi bose. Mu gice cya mbere cy'iki gitabo banza kuvuga amayeri umuntu yakoresheje ngo muri iki kinyejana turimo aba ari umugenga w'isi. Akomeza yerekana isano y'abantu n'izindi nyamaswa. Aha bisobanura neza kurusha Charles Darwin. Yanzura avuga ko umuntu yarushije izindi nyamaswa amayeri yo kumenya kwishyira hamwe, gukoresha ibiganza, gukoresha ibikoresho kamere nk'ibiti ndetse n'uburyarya, ariko agahamya ko uretse utwo dukoriyo twose n'ubundi umuntu afite imbaraga nke ugereranyije n'izindi nyamaswa. Akomeza mu kindi gice yerekana uburyo tumaze kugira isi uko tubishaka. Agasoza igice cya nyuma noneho agaragaza ukuntu umuntu ameze nk'uri kwiyahura. Aha avuga ko mu mateka y'ahazaza umuntu ari kwicukurira imva mu kurema icyo yise Homo Deus. Iki kintu ngo ni umuntu ubumashini kiri kuremwa n'ibi twita ikoranabuhanga. Ndumva waba warigeze kumva irobo ryitwa Sophia. Ngo ibi bintu turi kwiremera nibyo mu mateka y'ahazaza bizaba biri kugenzura isi yacu, kuko ngo turi kubiha ububasha natwe tudafite. Avuga byinshi bishamaje yenda uzumva ubutaha, ariko agasoza yibaza ikibazo ati: ese bizagenda gute igihe hazaba hari uburyo bwo kutugenzura no kutumenya kurusha uko twiyizi? Wigeze wumva microchip? Ni ibisa nabyo yavugaga. None utekereza ko bizaba bimeze gute igihe uzaba wayishyizwemo, maze washaka guhagarika ijwi ryanjye, ubwonko bwawe bugategekwa kutabikora, ugakomeza kunyumva ndetse no kujya kumva ibindi biganiro biri kuri Mwarimu Show, yewe ukanategekwa gukora bya bindi bahora babasaba, subscribe. Bizaba bitangaje rwose, ariko hari abatangiye kubishyirwamo. Ni ubuhanuzi bwasohoye. Nyuma yo gusohora iki gitabo yese yemezwa nk'umufuturologist. Ni abantu bashobora kwitegereza isi, bakareba ibiri kuba, bagasesengura, maze bakerekana ibizaba mu hazaza. Hari n'ababyiga mu gashami kitwa futurology. Yahise kandi uba umuntu uhinduye uburyo abantu batekereza amateka, bireka kuba iby'ahashize, none ubu iri somo ryibanda ku bihe bitatu: ahashize, aho turi n'ahazaza. Profeseri Yovano nta gahenge yahaye isi. Mu 2018 yarongeye arikankamura maze asohora ikindi gitabo noneho kivuga amateka ya none. Iki nacyo cyumije abantu. Mu mpapuro 372 yakise 21 Reasons for the 21st Century. Mu bice bitanu yaritonze amena amabanga hafi ya yose ahishwe mu bikari by'abakomeye. Yivuye imuza avuga atijana uko isi yoboye mu buryo bw'amayobera. Bisa nkaho yafashe ikaramu y'igiti agashushanya isi, ku buryo gusoma iki gitabo bimeze nko kureba amashusho y'ibyo utaruzi kuri iyi si ducumbikiye nge nawe. Iki gitabo cyatumye akomerwa amashyi menshi aho yicaraga hariho hose. Ni Profeseri Yovano Nyuma y'ibyo bitabo n'izindi nyandiko ruhuri tutagarukaho, ugateranya uburyo bw'imyigishirize ye, byemejwe ko ubu tuvugana ari we muntu ufite ubuhanga bwihariye kurusha abandi bagaragaye muri ibi binyacumi bishize. Abakomeye bose bifuje kumarana nawe nibura umunota umwe. Chancelier wa Autriche yamutumyeho ngo baganire. Mu Bugereki Minisitiri w'Intebe nawe abigira gutyo. Emmanuel Macron uyoboye Abafaransa arabimwingingera. Dr Chancelier w'Abadage mu cyecuru Angela Merkel nawe amutumaho imbere ngo baganire. Mark Zuckerberg, boss wa Facebook mukunda, nawe yemeye kumutegera indege imukura Tel Aviv ho muri Israel ikamugeza i Menlo Park ho muri California ku cyicaro cya Facebook kugira ngo baganire nibura kanya gato. Abayobozi ba Google nabo banze gutangwa ayo mahirwe babigira gutyo, n'abandi benshi batadutera umwanya. Kuri iyi saha ahantu hakomeye umuntu ukomeye yakwifuza kuvugira ni muri TED Talks, aho intoranywa mu bahanga bahurira mu biganiro by'imboneka rimwe, maze umwe mu bahanga agahabwa iminota 18 yo kubahagararira imbere, nuko akabaganiriza asa n'ubigisha. Ubu tuvugana ushaka kwicara iyi minota 18 utatumiwe, byagusaba gutanga arengaho gato miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ibirori nk'ibi bikunda kubera Vancouver ho muri Canada. Bill Gates na Bill Clinton bigeze gusaba binginga guhabwa iyo minota 18 ngo nabo bagire icyo bahavugira. Gusa mu 2015 Profeseri Yovano yasabye yingingwa kujya gukoresha iyo minota, maze akaganiriza aba bahanga. Mu minota 17 n'amasegonda 9 yabasobanuriye impamvu umuntu ari uyoboye isi. TED Talks yemeje ko iki kiri mu biganiro bihambaye bakiriye. Mu buryo bidakunda kubaho, mu 2018 bongeye kumusaba bamwinginga gusubirayo. I Davos ho mu Busuwisi niho habera inama isumba izindi ivuga ku kazoza k'umuntu mu bukungu, World Economic Forum. Abantu 3,000 nibo baba bicaye mu mifariso y'icyo cyumba. Kuva kuri Perezida wa Amerika kumanuka mu byubahiro niko abantu batumirwa. Kwisanga watumiye muri iyi nama ushobora kwicwa n'akanyamuneza. Kuhavugira ijambo bisobanuye guhita wandikwa mu mateka. Aha Yovano yahatangiye amasomo inshuro 2.
mu 2018 no mu 2020. Nyuma y'ibyo bikorwa byose kaminuza y'i Buruseli mu Bubiligi yahise imutuma himuha impamyabumenyi y'ikirenga n'icyubahiro doctorate kandi atari umunyeshuri wawo. Igihugu cy'Ubushinwa nacyo cyamutumyeho kimuha igihembo cy'umwanditsi uhiga abandi. Ubudage nabwo bwabikoze gutyo. Abantu bose biga udushami tw'amasomo y'ubumenyi bw'imibanire social science nka philosophy, sociology, amateka n'ibindi nk'ibyo baharanira igihembo gisumba ibindi muri aya mashami cyitwa Pronsky Prize. Yuval Noah Harari barahumirije bakimuha inshuro ebyiri. Kugeza hano turavuga icyatuzinduye. Twazinduye no kumenya ubuzima butangaje bw'uyu mugabo. Uyu Profeseri Yuval Noah Harari ari mu bantu babayeho ubuzima butangaje kuri iyi si. Ibikorwa n'imigenzo y'ibitandukanye n'iby'abandi miliyari zikabakaba 8 bayiriho. Ntuze gutungurwa n'inkubwire ko kugeza ubu uyu mugabo adatunze smartphone. Nk'iyo ufite ushobora kubura no kunyumviraho. Yararahiye aratsemba avuga ko gutunga smartphone ari nko gutunga umutasi mu nzu wawe. Ati noneho birasekeje kubona twirirwa tugendana ikishi mu mifuka yacu. Kuri iyi ngingo asobanura ko ikoranabuhanga riza tukarisha mahadukira ngo kandi n'inzira yo kwiyambura ukwishyira ukizana kwacu, ngo kuko mu minsi iri imbere ibi twita social media twirirwa dushyiraho ibyo twariye, icyo twakoze, abatubabaje, amasabukuru yacu n'ibindi, ngo bizarangira bibaye umukoroni mushya uyobowe n'umukoroni wabizanye. Kandi twe mu bumenyi bwacu tubona ko ari inzira ngo zo kwishimisha no kugera ku marangamutima yacu. Kuva mu 2000 kugeza uyu munsi Profeseri Yuval Noah Harari afata amasaha 2 ngo yo gushengerera yifashishije uburyo bwa Vipassana. Ubu ni uburyo bwakoreshwaga na Buddha ari muri meditation. Aha wicara wenyine mu gashyamba, ku mazi cyangwa ahandi, maze ugatekereza uhumirije ugambiriye kuvumbura ibitekerezo bishya bikurimo. Ibi bikunda gukoreshwa n'abashakashatsi cyangwa n'abandi bahanga. Ikindi, Profeseri Yuval Noah Harari afite amahame ashingiye kuri veganism. Ni imyemerere ivuga ko kurya inyama ari nko kwica murumuna wawe cyangwa umuvandimwe ukamurya. Aha ibi yabyemeje nyuma y'uko mu gitabo cya Sapiens avumburiye isano ryacu n'izindi nyamaswa nk'inkende, inguge n'ibindi bisabana. Umva ikindi gitangaje kuri uyu mugabo. Profeseri Yuval Noah Harari yamaganira kuri Imana ndetse n'amadini yishingiyeho. Umva uko yize kubivuga yatumiwe mu Buhinde. You know, the world is problematic. There are two kinds of gods in the world. And people tend to mix them. There is one God, the mystery God, about which we know nothing. Urabona isi ifite ibizazane. Hari ubwoko bw'Imana ebyiri ku isi kandi abantu bakunda kuzivangavanga. Hari Imana y'urujijo tutagize icyo tuziho. Ibiyiranga by'ingenzi ni urujijo. Nk'iyo umuntu abajije ati ninde watangije Big Bang cyangwa ninde watangije ubuzima, ibyo byose siyansi itazi, abantu bahita bavuga bati dore iyi ni Imana. Iyi ni Imana y'urujijo twese tutagize icyo tuyiziho, yaba ingore, ingabo cyangwa ikindi kintu. Iyi rero rwose iranshimisha. Noneho rero hari iyindi Imana itandukanye cyane n'iyi ngiyi. Ni Imana noneho y'amategeko. Iyo tuyiziho byinshi cyane, tuzi ibyitekereza ku myambarire y'abagore, ku guhuza ibitsina kw'abantu, uba ugomba gutora mu matora, mbega buri kimwe. Ariko byose ni nk'amaji. Ngiyi Imana izi ikavuga ngo ntimugomba gukora ibi na biriya. Mbega Imana iteye ubwoba. Ngiyi Imana rwose ntizera. Si ibyo gusa, ninkubwira ko Profeseri Yuval Noah Harari ari umugore ntutungurwe, kuko umugabo we yitwa Atangaza. Mu 2002 aba bombi bari babanye nk'umugore n'umugabo. Mu 2010 noneho ku mugaragaro basezeranira imbere y'amategeko bose babireba. Hari Toronto ho muri Canada. Aba bombi bemeza ko babanye mu rukundo rw'akadasohoka mu mudugudu wa Kemer Yosef. Ikiyongereyeho nuko umugabo wa Harari ari nawe manager we mu bikorwa bye byose mu by'ubwenge. Aramwemera rwose ku buryo muri cya gitabo yasohoye mu 2018 akacyita 21 Lessons of 21st Century handitseho intorero ivuga ngo iki gitabo nyituye umugabo wanjye Atangaza. Profeseri Yuval Noah Harari yita umugabo we internet ngo yishakiraho buri kimwe ashaka. Umunyarwanda yaravuze ngo akumiro karagwira kandi agahugu waka kandi wako. Uyu mugabo avuga ko gukora ibara ari ibintu bitagomba kugira uwo bitera umwanya bitekerezaho ngo kuko ari ibintu bisanzwe. Ahubwo ikidasanzwe ngo nukuntu abantu bihimbiye ikinyoma ngo nta bantu bahuje ibitsina bagomba kubana. Hari abantu benshi bari abafana be n'abakunzi be bamwangiye iyi ngingo, nawe akabasubiramo ya magambo ya wa mupasitori ati mwumve ibyo mvuga mureke ibyo nkora.
aha wakwibaza uti kuki abantu b'abahanga isi yagiye igira babaga bafite imico n'imyitwarire yasaga nk'aho iteye isesemi muri sosiyete bari barimo. Uhereye kuri Archimede ufatwa nk'uwaremye byinshi mu mibare n'ubugenge, uyu byemezwa ko yigeze kuzunguruka umurwa wa Sirakusi yambaye ubusa buri buri. Naho Sokrate we ngo yari afite inshoreke y'umusore. Albert Einstein we yagendanaga inkono y'itabi akirirwa atumagura no mu ruhame. Hano iwacu umwami wasumbije abandi bamu bumenyi ni umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Abanyarwanda we bemeje ko ngo yari arwaye amakaburu, ngo yari umusazi. Kuba Yuvana hari ari umuhanga isi ifite nta wabishidikanyaho. Igishidikanywaho ni imyitwarire adahuza na benshi ku isi. Hari n'abadutse bavuga ko ahubwo ibitekerezo bye bitumbagizwa n'abaryamana bahuje ibitsina kugira ngo nabo bagire ijambo mu muryango mugari. Nuko ibihugu by'i Burayi na Amerika nabyo bikabikwirakwiza kugira ngo twese tuyoboke. Noneho natwe twasigara twibaza tuti none niki twasarura muri iyi nkuru? Mu by'ukuri kuba inyandiko za Yuvana hari zirimo ibitekerezo byakubaka isi kandi bitanga ishusho yujuje ibisabwa mu buryo bwa siyanse, ibi nta wabihakana, nta n'uwigeze abihakana. Gusa tugasigarana umukuru wo kumenya no gusobanukirwa ku isi ifite imico n'imyemerere bitandukanye, bityo ko twe nk'Afurika tugomba guhaha ubwo bumenyi buturuka mu nyandiko nk'izi zihumura zikanatanga umusanzu uhambaye. Maze ibyo binyuranyije n'iyo mico yacu tukabyirengagiza, dore ko Abanyarwanda bo babishimangiye ngo nta byera ngo de. Ikindi kandi ubumenyi bwose n'ibitekerezo byose si ibyo kumirwa bunguri hatabanje kurebwa ibifitanye isano n'intego, amahame, imyitwarire, imyizerere n'intumbero bya nyiri kubifata. Iki kiganiro nkikiza akadomo. Ukurikirana ibiganiro by'inyigisho nk'ibi kuri YouTube channel yitwa Mwarimu Show. Njye datanyise Impano Marius. Nawe ushatse niko wanyita. Gumana na Mwarimu Show.